Yes, nizere ko rero mumeze neza aho muherereye hose kabisa, mukomeje rero kugira ibihe byiza by'intangiriro z'umwaka mushyashya wa 2026. Ndimo rero nditemberera imihanda, mubitanye rero n'umwami w'imihanda, umugabo bita Gakumba Patrick, ariko afite amazina menshi cyane, ariko ndamugoye cyane kubera rero saga nk'umuntu wisanga mu bintu byose. Kuri uyu munsi wa none rero ntago yagombaga kuncika, nagombaga rero kumubaza kuri iri shimutwa kabisa ry'umuperezida wo muri Venezuela Nicolas Maduro, kugira ngo nawe nk'umuntu wirirwa wikaraga Urakoze cyane. Umwaka mushya ndakomeza kwifuriza abanyarwanda, ndakomeza no kwifuriza inshuti zacu z'u Rwanda. Hari benshi basigaye bumva ikinyarwanda bashatse cyangwa bashatswe n'abanyarwanda, nyine bashakanye n'abanyarwanda muri rusange n'abanyarwandakazi. So abo bari hirya bose ku isi ndabarusuje, ndanasuhuza abaturanyi bacu tuvuga ururimi rumwe, abarundi. Buriya abarundi n'abanyarwanda njya nkunda kubikubwira ngo ariko super utarakomeza, hari uburyo abakunzi bawe bakunda ko wivugamo basuhuzamo, bashaka kugira ngo ndaza wenda nshobora kuza kubivuga n'undi muntu, wenda nshobora kuza kubivuga ariko ndabasuhuza abarundi, kuko abarundi buriya nabo tuvuga ururimi rumwe cyane, n'inshuti zacu cyane, n'abavandimwe. Abarundi ni abavandimwe burya, buri umunyarwanda n'umurundi ntiwabatandukanye, kereka abo bavuze cyangwa bo ubwabo nibo bitandukanye. No ku masura biragoye kubatandukanya. Urakoze cyane. Bo ubwabo nibo bitandukanye, ariko nk'umuntu w'umunyamahanga hari ahantu ushobora kujya bamubwira uti mvuye aha, akakubwira ngo Burundi Rwanda, ndetse ntibajya babimenya neza, kuko nge bikunda kujya bimbaho, bikunda kumbaho kenshi. So ndabasuhuza abarundi n'abavandimwe bacu, Imana ikomeze n'abanyarwanda mwese ikomeze bagirire umugisha, nabo mvura ururimi rw'ikinyarwanda ibaho umugisha, kandi ibasubize amasengesho yanyu icyo muyisaba. Yes. Super manager rero ubundi ukunze kwijandika mu bintu bya showbiz cyane, ariko wavuze ko wowe isi ngo nta mupaka igira, niyo mpamvu rero ibintu byose, niyo mpamvu buraduhuye ndavuga ati Super manager ntabwo uri buncike nakubajije kuri ibintu. Kuri uyu munsi wa none sindi buze kukujyana muri izi nkuru zimaze iminsi zitrendinga ngo by'ibitaramo bya Bruce Melody na Debeni. Uyu munsi ndagutwara mu gice kindi cya politiki. Ndashaka nk'umuntu ugenda kure, ugenda ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, uhura n'abantu batandukanye benshi cyane, gusa ariko uyu munsi ngira ngo uri umuntu ukurikirana amakuru muri rusange, nimba nibeshye neza uri mu bantu bakurikirana ibintu byose. Uyu munsi rero mu ijoro ryo kuwa gatandatu bucya, hagaragaye inkuru yuko leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gushimuta perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, ndetse n'umufasha we Syria Flores. Ngira ngo warabibonye, ariko tukibaza byagiye bivuga ko ngo bamukuye mu rugo, ukibaza se uburinzi bw'uwo mu perezida busanzwe bumeze gute? Yise ukibaza nimba abaperezida b'ibihugu nk'ibyo bikomeye za Venezuela bashobora kuza umuntu akabatwara akabatura mu rugo n'abarinzi batabizi. Icyo kintu cyatangaje isi yose muri rusange. Ndagira ngo ku kantu gashyireho umucyo, se tugereranye Afurika n'ibihugu bindi bikomeye cyane. Biriya bintu bishobora kuba nko muri Afurika wenda tukumva birasanzwe, ariko nk'igihugu nka Venezuela gikomeye, gifite igisirikare gikomeye, biriya bintu kuri wowe mu ishusho yawe urabibona gute nka Super manager? Icyambere ni ibintu nk'uko wabivuze bitangaje, ariko mu buryo bubabaje. Bibabaje cyane. Bitangaje ariko mu buryo bubabaje, kuko hari ugutangara wishimye, hari no gutangara ubabaye. Ntago perezida w'igihugu ngira ngo niyo haba ari muri Afurika, wa mugani wawe wagira ngo ni umukozi wo mu rugo bafashe ngo jya mu modoka tugende, nkuko boss yaza agafata umukozi ati mu rugo ati ngwino tujye guhaha ku isoko rya Kimironko. Urakoze cyane. Rya Kicukiro. Ariko bitewe n'ubushobozi bwa Amerika nk'igihugu kiri super power, ni igihugu kiba gifite inzego cyambere zubatse mu buryo bukomeye bwa force. Muri force ubwo ndavugamo ari mu mirwanire, ari no mu iperereza. Urumva rero Amerika ishobora kuba ifite n'ubundi yarakoresheje abantu bo muri
ndani muri Venezuela, bari indani muri guverinoma, urakoze cyane, bo muri force ya Venezuela, yego, akaba aribo bagambanira perezida, kuko ntabwo wambwira ngo niyo haba bavuga ngo hari imirwano yabaye ni turwano dutoye, kuko n'ubundi nk'uko wagiye unanabibona Delta baregira igisirikare cya Delta Force, urabona ko cyagiye kizi neza ko gifite amakuru y'ahantu bamusanga, y'ukuntu bari bumutware, mbese cyari cyarakoze map yose. Ariko urebye bafashijwe n'abantu biki baba papeti, hari abantu mu cyongereza twita abapapeti, ibyitso. Ni ukuvuga ngo Amerika urebye yari ifitemo ibyitso biri muri Venezuela, kuko ntabwo wambwira ngo igihugu nka Venezuela oya babita political traitors, abagambanyi, abantu baba bari muzi ngo muri kumwe, hakurira ko wabonye Thomas Sankara yishwe na Blaise Compaoré kandi bafite icyo bapfana. Blaise Compaoré yari umwe mu bakuri yari umwe mu basirikare bakuru b'umutwe urinda umukuru w'igihugu icyo gihe yari Thomas Sankara muri Burkina Faso. Abazungu rero iyo bagiye kwica abaperezida, cyane cyane tuvuye nk'ibihugu byateye imbere, tuvuga ngo biri developed mu buryo bwose, ari economy, ari force yabo, bo ntago birirwa baruha, ntago mwese wabona umuzungu aza kwica umuperezida wo muri Afurika, wakoresha umunyafurika mugenzi we, kuko abazi ko abanyafurika turi abantu binda, turi abantu b'aba traitors. Ufata umunyafurika ukamuteranya n'undi, bavuga ati ni ibintu byoroshye, turabateranya, nitumara kubateranya uwo dushaka tumukureho, nitumara kumukuraho n'uriya twahaye mission nawe igihe nikizagira tuzamukuraho, kuko urumva buriya abantu ntibabizi, buriya ntaguciye mu ijambo, buriya abantu ntibabizi. Constitution ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko nta nshuti Amerika igira. Buriya iyo na article iri muri Constitution ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zimwe mbese amwe mu mategeko agize Constitution ya Amerika. Kuvuga ko ubushuti Amerika igirana n'ibindi bihugu byaba ari nk'urwiyerurutso cyangwa ari ukuryarya, ntabubaho. Buri uzakurikira umusaza bitaga Robert Mugabe wa Zimbabwe, yitabye Imana, ubu ntakiriho, yagiraga amagambo akakaye cyane. Yaravuze, yigeze kuvuga ngo umunyamerika ni nk'indaya, ngo indaya iragukunda ikagukunda ari uko muri kumwe, yabona umugabo uje ikagukundira ibyo ufite, oya iragukunda ikagukunda muri kumwe nyine wayihaye amafaranga. Ngewe supermanager yabona wowe Edimo uje undusha amafaranga, ngikanta ntibuke n'urukundo n'ibihe byiza twagiranye, igahita ikunda Edimo. Ubwo rero nuko nguko rero bari abazungu, cyane cyane nk'igihugu nka Amerika nta permanent friend bagira, bari bagira profit gusa, nyine ikintu bashobora kuba. Buriya rero Venezuela urabona ko biriya n'urwitwazo byo kuvuga ngo baramwica, ni nako ngo yacuruzaga ibiyobyabwenge, yaramaze, wabonye ko yaramaze gusinyana amasezerano n'Ubushinwa. Yego, Ubushinwa bwaciyemo nk'iminsi nk'itatu, umwe ni nk'itatu, ni nk'iminsi oya hari gusinya ari amasezerano ibiri itatu, umwe iki cyangwa itatu, ko nabonye ko bavuga ko it was signed very recent, the agreement between China and Venezuela was signed in recent days, kuko bashyize amasaha 40 ubwo ni iminsi ibiri, itatu yari hafi iminsi ibiri. No kuvuga ngo idiri yari igiye kwimukira hehe, karame muraho, idiri yari igiye kwimukira mu Bushinwa. Buriya hari ibintu abantu batazi, none se ubu kuki Amerika irimo kurwana na Iran? Buriya wari uzi ko Amerika ari inshuti ya Iran cyane? Hari ibintu bibiri nshaka umpurize. Uriya mu president Nicolas Maduro, utaranca mu ijambo uraza kukimbaza. Buriya abantu wari uzi yuko nka buriya Amerika irimo kurwana na Iran, buriya uzi impamvu irwana na Iran? Kubera petroli zibayo cyangwa buriya ni ukuvuga ngo ubundi Amerika yabanje kuba inshuti ya Iran, none ikoresha Iran nka military base ikuraho Iraq, nyuma ihindukira babandi bari inshuti ubundi birimo gukubi. Niyo mpamvu ngubwira Amerika nta nshuti igira mani. None se naguha urugero, Maduro buri urabona biriya bamushinja ngo by'abwenge, perezida wa Repubulika ashinzwe ibintu nka biriya bya Kenyege. Oya niyo yaba bikora, ntago perezida wa Repubulika ufite igihugu gifite sovereignty, igihugu biriya ni ugushimuta, biriya ni terrorism. Nuvuga ngo ririya ni iterabwoba ryakozwe n'igihugu ku kindi, ariko kubera ko ari super power ugomba kuba submissive uca bugufi. Yego, twihuta nje uyu munsi ntabwo ndi bukorohere, ndagira ngo twihute kuko rundi nkufatiranye urimo wigendera, ariko ntabwo ari kunshika gutyo urabizi. Nje hari ibintu binishaka umpurize. Perezida bamushimuse, baramutwara bamushinja ko ashobora kubakorana n'imitwe y'ababyihebe, ubucuruzi mpuzamahanga bw'amada, by'abwenge, ariko nanone
iyo ni kote imwe bari kumushinja, ariko nanone abandi bakavuga ko muri Venezuela ariho hari ububiko bw'ibitoro za peteroli n'ibiki bukomeye cyane kurenza ibindi bihugu. Igisubizo rero urakibonye? Ntabwo ndakibona, niyo mpamvu ndi kukubaza. Ndashaka umuriza ibyo bintu. Ese koko Amerika yashimuse Maduro imushinja ko ari umucuruzi w'ibiyobyabwenge mpuzamahanga kuri imitwe ya za kariteri, cyangwa se bakurikiye ibyo bitoro? Kuko binavugwa yuko amasoko ubundi yari afite n'ibihugu bibiri, buriya Venezuela ngo yacuruzaga peteroli yabo yayitangaga ku Mushinwa cyangwa ikayitanga kuri Russia. Amerika rero tuzi ahubwo njyewe udakunda igisuzuguriro, ahubwo njyewe ngendagaye Uburusiya nkanagaya Ubushinwa, byari abapati nabi. Nese umuntu wowe ushyigikiye arahura n'ibibazo nka biriya, urumva? Ara umuntu ushyigikiye arahura, urumva? Umuntu ushyigikiye arahura n'ibibazo nka biriya, akarinda aho bamushimuta. Mwebwe muzi ko mukorana ubucuruzi, nta burinzi mwamuhaye, nta intelligence, mbese nta kumurinda ngo bashyizeho za radari zimurinda ku buryo baza bakamufata nk'imbwebwe. Gusa muba mukora iki kandi muzi ko